Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwimakaza ikoranabuhanga inashyiraho gahunda yo guhugura abazahugura abandi hagamijwe kongera abafite ubumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga. Asimo Innocent Mudenge, umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'ikoranabuhanga mu kigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi RISA, ahangaha arabisobanura. Guhera muri 2017 tumaze kugira icyerekezo cyo kugira ngo abanyarwanda bose bagire ubumenyi mu ikoranabuhanga, bisaba rero ko hajyaho gahunda aho dushaka urubyiruko mu nce zitandukanye aho rugiye rutuye mu turere twose mu gihugu, hanyuma bagahabwa inshingano, bagatozwa, bakahabwa n'inshingano zo gutoza abanyarwanda mu ikoranabuhanga. Ni gahunda uretse ko abayikoramo abenshi abayikoramo abenshi n'urubyiruko, ariko abo bahugura n'abanyarwanda bose b'ingeri zose n'imyaka yose, kugira ngo bagire ubumenyi bw'ikoranabuhanga bw'ibanze ku kigero kiri hejuru. Gahunda ijyaho bwa mbere, gahunda ya leta yari ifite no kujya kuri 60%, ariko ubu ngubu gahunda leta ifite no kugera muri NST2 muri 2029 tuzaba tugeze ku kigero cy'aho buri munyarwanda wese azikoresha ikoranabuhanga nibura ku buryo bw'ibanze. Icyakora abakuze bo bavuga ko bumva iby'ikoranabuhanga bireba abakiri bato, gusa bakagaragaza impungenge ko mu gihe nabo badahuguwe bashobora gusigara inyuma. Kereka abana bato nimwe mubizi muzi iryo koranabuhanga ibya telefone, none tukaba twarageze mu iterambere, ibyo nyine mwasobanurira mwebwe mukiri bato. Ni ukubyumva ariko ntazi uko nabigeraho, nyine kugera aho bandi bageze ndumva nanjye ari byo nishimiye cyane. Noneho nkabona abanyigisha n'abampugura gukoresha internet ntago nzi kuyisobanukirwamo neza. Leta igomba kubitwigisha, tugize amahirwe mbese igafata nko mu ikaritsiye ikajya iduha nk'ishuri bakatwigisha, nabyo byadufasha cyane. Turi muri digitali, niko basiga babyita. Ni ngombwa kuko mba mbona uko biba bimeze uyu munsi, hari igihe hirya y'ejo hizaba ari iryo koranabuhanga gusa ririho, nta byo kuvuga ngo mu ntoki ngo kugira gutya bitazaba biriho. Ubwo ni ngombwa ko buri muntu wese abimenya ko hari igihe cyaba kiri ngombwa ko ataba afite ubimukorera, akaba yabyifasha nyine yabyikorera agakoresha iryo koranabuhanga. Asimo Innocent Mudenge, umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'ikoranabuhanga muri RISA, aravuga ko hagiye kongerwa imbaraga mu gukurikirana abahugurwa mu ikoranabuhanga n'umubare w'abahugura. Ukuntu gahunda yubakitse nuko hari muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'ikigo cya RISA harimo ishami rishinzwe iyi programme. Noneho mu turere twose muri buri karere dufitemo abakozi babiri bareberera imirimo izo ntore ikoranabuhanga zikora, ku buryo tutanga abasupervisor babo bareberera intore zirenga 60 nibura muri buri karere. Buri kwezi rero batanga amaraporo y'abantu bahuguye, tukayagenzura, hanyuma tukabona aho umusaruro urimo kugenda ugaragara. Kandi kubera ko dukorana n'inzego z'ibanze n'uturere n'intara, baduhereza amakuru agaragaza yuko izo ikoranabuhanga bazizi kandi zigura abaturage, kandi n'umusaruro ufatika barimo kugenda bawubona. Rero turimo gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo n'ahatari intore ikoranabuhanga, nk'uko mubizi mu Rwanda dufite utugari 2148. Rero buri kagari gafite intore ikoranabuhanga, n'utugari dushobora kuba tudafite izo ntore ikoranabuhanga kugeza ubu ngubu ni duke cyane. Kandi naho turimo gushaka izizahajya kugira ngo mu gihugu cyose umuturage wese wahura nawe ashobore kuba yagusobanurira iby'iyi gahunda, cyangwa se akugaragariza n'ubumenyi amaze gukuramo bitewe n'intore ikoranabuhanga yahuye nayo cyangwa yamuhuguye. Kugeza ubu mu gihugu hose hari intore z'ikoranabuhanga zirenga 2000 zahuguriwe guhugura abandi no kubasangiza ubumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga. Kongera uyu mubare bikaba ari byo byitezweho gutuma abanyarwanda bose mu mwaka wa 2029 bazaba bafite ubumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga. Yasin Tuyishimire, Isango Star.